Imana ifite umubabaro kuko umurongo yari yaratanze kuri abo bantu ngo ntabwo ari wo bakurikije, ahubwo ngo biremeye icocero. Imana irangije irambwira ngo nihatabaho guhinduka, ibyari hejuru birajya hasi, ibyari hasi birashyirwa hejuru. Bisobanuye ikirere. Imana yambwiye ngo hari abantu bubatse amahame y'amadini cyangwa se ibyo twakwita discipline y'idini, babirutisha ubutumwa bwiza, babirutisha ijambo ry'Imana. Hamwe umuntu avuga ngo kuko nsengera hano ntabwo nabana n'usengera hano. Yambwiye ngo ubwiza abantu uko naguhaye, kandi mbibutse ko n'uwakwataka yatake anyatake, ariko si jyewe muravugana, sinangira abo watatse, ahubwo yantumye niyo muri buvugane. Eske wowe aho ushumbye urabona ibintu uri kugaburira bera ari byo Imana yaguhaye? Imana yambwiye ngo irinze igihugu cyacu ku rwego rutangaje. Ubwo nasengaga yambwiye ngo ikuyeho ibyago ibyo ari byo byose, ngo kandi turi mu mababa yayo. Nagiye kubona mbona amababa manini cyane magari, hanyuma mbona abanyarwanda twese turi muri ayo munsi y'ayo mababa, hanyuma mbona Imana iraturinze mu buryo bukomeye. Ijwi rirambwira ngo nubwo mu gihugu harimo abayigomera, nubwo mu gihugu harimo abari gukora ibyo idashaka, ariko irambwira ngo mu gihugu hari n'abari gusenga ijoro n'amanywa kugira ngo igihugu cyacu kigumane amahoro gifite. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ko ku bantu bazi itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ntabwo warisohokamo bitewe n'inyigisho rigira atari umuhamagaro ugukuyeyo. Amen. Amen. Imana itugirire neza. Message ya mbere mfite ni message ireba abanyamadini cyangwa se abayobozi b'amatorero nangwa se abashumba. Message ya kabiri ni message Imana yampaye. Nagiye kubona mbona abantu bari mu bihugu byo hanze cyane cyane by'i Burayi. Imana ije kugushyira mu mahoro shiti yanjye. Ntabwo itumye umuntu noneho, ntabwo itumye titire runaka, ahubwo irihagurukiye aho uryamye, irihagurukiye aho uri gukorera mu kazi. Nshuti yanjye we wakomeretse niwe Imana yatumyeho. Mama warakomeretse, nibyo bakunyaza utwawe biyitirira izina ry'Imana, nibyo bakumazeho udufaranga twawe wari ufite. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abantu mu Rwanda turabakiriye kuri channel ya gusenga everyday, bari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubakira kuri channel ya gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa no gusenga uzaneshwa. Abari muri Amerika turabasuhuje, mu nshuti zacu zakadasohoka cyane cyane abari muri Canada, harimo imiryango myinshi turabasuhuje. Imana ibamugisha. Abari muri Australia Imana ibamugisha, mu nshuti zacu. Abari muri Europe cyane cyane abari mu Bubiligi turabasuhuje, mu nshuti zacu zakadasohoka mudukwika ku manwa na nijoro. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga ibi turi kumwe n'umutumigwa. Watangira wibwira abantu urinde uri umuntu ki? Imana ishimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi umupastori, hanyuma n'umugabo wubatse, dukorera umurimo w'Imana Kicukiro aho bita mu Gatenga. Imana iduhana umugisha, nitwa Evode Nzayitubiki. Evode, Imana igumugisha kwa witabira ubutumire bwacu. Evode, mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, ese waturinyuriramwo, ese kuba mbere yuko pasiteri canke imbere yo kuba icurico byagenze gute? Ese wumvise ijwi ry'Imana rivugana nawe? Ese byagenze gute mu magambo make watunyuriramo? Yuko mba umushumba, numvise ijwi ry'Imana. Ko ku bantu bazi itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ntabwo warisohokamo bitewe n'inyigisho rigira atari umuhamagaro ugukuyeyo. Kubanzi rero naririmbye mu makorari ya hariya muri Apati, kandi nyobora jiya zo mu majyepfo. Hanyuma mva mu Badiventiste kubera ko Imana yari inkuyeyo, impaye ubutumwa bwo kubwira abakristo. Ego. Hanyuma rero
njya mu itorero rya ADP Anticote yego mu bikiri ya mbere abahasengeye baraturaziranye yego hanyuma niho umugaro wanjye wakuriye yego nza kuvamo nerekeza mu itorero Philadelphia Pentecote yego Bishop Juma Marcel hanyuma niho nakuriye mpererwamo inshingano era mu kidiyakoni tugera kuri mwarimu tugera kuri pastori tugera kuri reverend yego rero kandi ngira ngo abantu barabona ko nkiri mutoya yego ngo bagera kuri iyo titire atari Imana ihaguhagurukije kugeza aho ngaho kuko n'urugendo rukomeye cyane yego inzira y'umusaraba rero tutasobanura mu minota ingana niyo dufite yego ariko icyo nabwira abantu cyangwa se icyo nabasubirisha nuko iryo torero mbabwiye yaba Adventiste na hari amatorero ubundi abaremereye kubw'inyigisho uba warigishijwe n'amahame y'idini yego Abadventiste n'abantu bitwa aba Yehova yego n'abantu bitwa aba Islam yego hariya ahantu umuntu uturutseyo byanga bikunda n'ijwi ry'Imana Imana ibaha ibiduha umugisha rero duhana umugisha twese mu izina rya Yesu bakoze Imana iguha umugisha uvuze yuko uva mu badive ari Imana yakuvanyeyo iguhaye ubutumwa nizere ko n'ubu kuri gusenga everyday uzanyeho ubutumwa yego ubutumwa turabuhorana kuko Imana yacu iravuga kuva kera aho namenyeye ko Imana ivuga nyishaka ijoro n'amanywa kugira ngo ivugane nanjye yego mu bintu bya mbere nkunda ijwi ry'Imana yego uko nari narigishijwe ko Imana yavugiye muri Bibiliya byarangiye yego ariko ngeze muri Pentecote mbona ibintu suko bimeze yego mvugana n'Imana ibyo yavuze ndabibona yego hanyuma rero ubutumwa nabuzanye kandi burasaba abantu gutega amatwi bakareka kubigira banda bimenyereye kubera kuko akenshi ibintu Imana inyujijemo bikunze gusohora vuba kandi birasaba ko rero abantu bose batega amatwi kandi bagafungura amaso y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo ariko munyemerere tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe kandi umwuka wera nk'umufasha abe hagati muri twebwe mu izina rya Yesu data mu izina rikomeye rya Kristo Yesu turasenze muri aya masaha kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zikorane natwe mu buryo budasanzwe uko usanzwe ubana natwe Kristo abariko ubana natwe uyu mwanya turaritse umwuka wera muziranenge kugira ngo aturinde kugabanya cyangwa kongera ndetse imitima yose igiye gukurikira ubu butumwa cyangwa se ubu buhanuzi yakire kubohoka yakire icyerekezo abari babuze inzira bahabwa inzira abari babuze ibyiringiro basubizwemo ibyiringiro kuko Petero yaravuze ngo twakuvaho tukajya hehe mu bintu byatumye akubwira gutyo icyambere ugira ijwi ryiza riruhura abarushye icya kabiri ugira umutima w'imbabazi icya gatatu umunyarukundo niyo mpamvu rero yavuze ngo twakuvaho tukajya hehe unyemerere rero umuntu uzakurikira ubutumwa ari mu bihugu by'abanyaburayi ahabwe guhembuka ahabwe imbaraga z'umwuka wera wari warabuze inzira z'ibintu bitandukanye abona umurongo kubw'ijwi rya Kristo bisabye byizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen amen Imana itugirire neza message ya mbere mfite ni message ireba abanyamadini cyangwa se abayobozi b'amatorero nangwa se abashumba ku barundi babita abarongozi b'itorero hanyuma message ya mbere Imana yampaye mu ijoro ubwo nasengaga hari saa 8 yambwiye ngo yazamuye abantu kuko bayitakiraga bayibwira ko bafite ishyaka n'umuhate byo kuyikorera ibakura hasi ibakura mu ivumbi irabakarabya irabasiga irabambika abandi bafata badafite ibyerekezo by'ubuzima ibaha ibyerekezo by'ubuzima ibaha kuba abami n'ibikomangoma ibaha gushumba ariko ngo aho bigeze ahangaha Imana ifite umubabaro kuko umurongo yari yaratanze kuri abo bantu ngo ntabwo ari wo bakurikije ahubwo ngo biremeye icocero Imana irangije irambwira ngo nihatabaho guhinduka ibyari hejuru birajya hasi ibyari hasi birashyirwa hejuru bisobanuye ikirere Imana yambwiye ngo hari abantu bubatse amahame y'amadini cyangwa se ibyo twakwita discipline y'idini babirutisha ubutumwa bwiza babirutisha ijambo ry'Imana hamwe umuntu avuga ngo kuko nsengera hano ntabwo nabana n'usengera hano ntabwo navugana n'usengera hano
kuko jyewe ubwanjye itorero ryanjye nyoboye niryo ryonyine riri ku isi, niryo ryonyine Imana yemera. Imana yambwiye ngo ibyo mwibwira ni ibinyoma, kubera kuko ubwo Imana igiye kuvuga buri wese ngo azahagarara imbere y'intebe y'Imana kandi azajya mu rubanza. Irambwira rero ngo ube uri apotre, ube uri bishop, ube uri reverend, ube uri pastors, ube uri mwarimu, ube uri evangeliste, upfa kuba uhagarara imbere y'abantu uko ibyo wigishije n'ibyo wabwiye abantu bizajya mu rubanza. Ariko imeruka itaranagera, Imana yambwiye ngo ije guhemba ndetse no guhana. Ntabwo ari bya bindi abantu bamenyereye. Imana igiye gukora ibintu bikomeye, igiye gushyira ku karubanda abantu bazi ko Imana ari Imana igira neza, bazi Imana y'imbabazi n'impuhwe. Ariko Imana yambwiye ngo mugiye kubona mwabanyamadini mwe uruhande rw'ifuhe ry'Imana. Irambwira ngo yatanze imiburo itandukanye, irambwira ngo yatanze ubutumwa butandukanye ku bantu batandukanye ngo mubace amazi, ariko kandi noneho igiye kwivuga ikivugo cyayo mu madini n'amatorero muyoboye. Iyo ntebe wicayeho ubimenye neza ko mbere y'uko uyijyaho yariho undi muntu. Nagiye kubona mbona intebe zanditseho ngo gushumba, hanyuma mbona abantu benshi barazibyiganira bashaka kuzicaraho, bamara kuzigeraho nkabona umwanzi Satani abambuye ibyo bari bafite by'umwuka, abambitse indi shusho yo kuyobya. Hanyuma yabaguranira, bamwe bagahugira mu maturo, abandi bagahugira mu biyobyabwenge bitandukanye by'amagambo no gutikurana n'amatiku. Hanyuma umwanzi akabibura muri ako gahuge, agatwara iby'umwuka, agasigaza amatiku mu mitima y'abashumba batandukanye. Mbona uwicaye kuri iyo ntebe wese, izo ntebe nkabona bamwe bararigita bagana mu irimbi, bamara kurigita abandi bakagaruka bakazicaraho bazibyiganira, nabo bikongera bikagenda gutyo, nabo bakarigita. Imana irambwira ngo irambiwe abantu bayoboye amadini bameze nk'ibyapa, batagifite ibyo baha intama. Nagiye kubona mbona intama nyinshi zirwaye ikintu kimeze nka bwaki, mbona bamwe imisatsi yaracuramye, heni otaya bi evoze egede moshayi binifa teriba evonestam, mbona imisatsi yaracuramye. Ndabaza ngo ni ibiki? Imana irambwira ngo buriya n'ubwoko bwanjye bwabuze ibyo kunywa, bwabuze ibyo kurya, ndetse bwabuze kuhirwa, kandi ndi Imana ifite isoko mu mutima wanjye yo kuvubira abantu bashinzwe kugabura ibyanjye. Imana irambwira rero ngo iyi bwaki abera barwaye ngo izabishyira ku mitwe y'abitwa abatambyi n'abahanuzi n'abaevangeliste, buri muntu wese ufite umuhamagaro wo guhagarara imbere y'abantu akabwiriza ubutumwa bwiza, akaba atarabikoze nk'uko bikwiriye. Imana ije kubarana nawe, nta titire n'imwe njyewe Imana yambwiye gutinya. Yambwiye ngo ubwiza abantu uko naguhaye, kandi mbibutse ko n'uwakwataka yatake anyatake, ariko si jyewe muravugana, sinangira aba watatse, ahubwo yantumye niyo muri buvugane. Eske wowe aho ushumbye urabona ibintu uri kugaburira bera ari by'Imana yaguhaye? Urabona ibintu uri kugaburira umukumbi ari by'Imana yaguhaye? Irambwira ngo si igihe cyo kubwira abantu ngo mufate visa, kuko visa n'ubundi n'indaya zirazifata, visa n'ubundi n'abagome baragenda, n'abagambanyi baragenda. Icyo ntabwo ari igitangaza gikomeye, ntabwo ari igitangaza aho bandikira visa ntawe utahazi. Cyakoza ishobora guturuka ku Mana, simbihakana, n'umuhanuzi yabihanura, ariko ntabwo ari wo murongo noneho Imana ishaka ko wigisha mu itorero ryawe, kuko visa umuntu yayibona ariko akarimbuka. Imana irashaka ko mwongera kugaruka ku rufatiro. Yambwiye ngo itorero ryose, idini ryose ritari kwigisha kwihana ibyaha muri iki gihe cyo kwitegura kugaruka kwa Kristo, iryo torero nshuti yanjye, jya ku mavi usengera umushumba wawe, jya ku mavi usengera umuevangeliste ukuyoboye, jya ku mavi usengera umuhanuzi ubana nawe. Hatangiye kwinjira undi mwuka. Bibiliya ivuga ngo iki rero? Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya.
abantu bazaba bikunda birarira ibyigenge indashima badakunda n'ababo badakundana. Uyu munsi wa none ibyo bihe tubisohoyemo. Muri iki gihe nta bantu bari guhuza umutima ngo basenge. Imana yambwiye ngo abakozi bayo yahamagaye bongere bahuze umutima, bambara imbaraga basenge bahuje umutima. Iyo ni message irebana n'abanyamadini. Nanjye ndimo ndababwira, nanjye nibwira uko nanjye hari ibyo mfite gukosora. Hanyuma mwongere mwegere Uwiteka Imana. Message ya kabiri ni message Imana yampaye. Nagiye kubona mbona abantu bari mu bihugu byo hanze cyane cyane by'i Burayi, muri za Amerika n'Ubufaransa n'ahandi mu bihugu bitandukanye za Afrika. Mbona abakristo bafite ukuntu bashatse Imana mu bakozi b'Imana ntibayibona nk'uko babishaka. Bamwe baramburwa, abandi barahohoterwa, abandi babwirizwa ibitari byo, baragwa. Imana yambwiye ngo nshuti yanjye ongera ubyuke, kuko uwo wagutuye hasi ntabwo ari we Kristo. Kristo aragukunda, Imana yambwiye ngo irabakunda, mwongere mubyuke. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Yambwiye ngo ije kubomora ibikomere. Aho ngaho yamaye n'isomo riri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Umurongo wa 6, Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana ije kugushyira mu mahoro nshuti yanjye. Ntabwo itumye umuntu noneho, ntabwo itumye titire runaka, ahubwo irihagurukiye aho uryamye, irihagurukiye aho uri gukorera mu kazi. Nshuti yanjye we wakomeretse niwe Imana yatumyeho. Mama warakomeretse, nibyo bakunyaza utwawe biyitirira izina ry'Imana, nibyo bakumazeho udufaranga twawe wari ufite biyitirira izina ry'Imana, bitwikiriye umwambaro w'Imana. Nibyo Imana yarabibonye. Warasabye ngo usengerwe, mbere yuko usengerwa babanza kuguca amafaranga. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yambwiye ko impano y'Imana ntigurisha, ntabwo igurishwa. Bareke bapfana ifeza batwaye, ariko ongera weguke, uri umunyabugingo. Ongera weguke, uzabona Imana. Ongera weguke, Imana iri kumwe nawe. Ongera weguke, Imana iragukunda. Ongera weguke, Imana irakwizeye. Never say gone home. Ongera weguke, niwo wishaka guhagarika aho ngaho muri icyo gihugu. Hari umuhamagaro ukurimo, hari umuhamagaro wari ufite wo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ariko wari wiyambaje ngo umunyuremo nk'umuyoboro ufasha abantu. Yashize mu gifu cye. Bibiliya yambwiye ngo Imana yabo ninda, ariko weho data yantumye ngo ongera weguke. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma message yindi, ubwo mvuye ku banyamadini n'amatorero, hanyuma ngeze mvuye no ku bantu bakomerekeye muri ibi bintu by'abahanuzi cyane cyane bavuga ko Imana yavuze ariko itabatumye. Imana yabo bamwe ninda, ariko naje kukubwira ko Imana yantumye ngo ntufate Imana ngo uyitiranye n'uwo wabonye. Imana ni Imana y'urukundo, mu ndangagaciro ziranga Imana. Cyambere n'urukundo, cyakabiri ni nyembabazi, icyagatatu ni Imana igira ubuntu n'ibambe, icyakane ni Imana ikorana n'abantu bose, aboroheje, abafite n'abadafite. Rero message ya gatatu nahawe n'ijuru nuko Imana yambwiye ngo abantu bari guhanura ubuhanuzi busa naho bukakaye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko Imana yambwiye ubwo nasengaga nsengera igihugu, kuko nasengeye ibintu bitandukanye, ubwo nasengeraga igihugu cyacu. Imana yambwiye ngo yaba bahanura ko Imana ngo inyuze mu gihugu mu buryo bw'intambara, nta ntambara iri mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo irinze igihugu cyacu
ku rwego rutangaje. Ubwo nasengaga yambwiye ngo ikuyeho ibyago ibyo ari byo byose, ngo kandi turi mu mababa yayo. Nagiye kubona mbona amababa manini cyane magari, hanyuma mbona abanyarwanda twese turi muri ayo munsi y'ayo mababa, hanyuma mbona Imana iraturinze mu buryo bukomeye. Ijwi rirambwira ngo nubwo mu gihugu harimo abayigomera, nubwo mu gihugu harimo abari gukora ibyo idashaka, ariko irambwira ngo mu gihugu hari n'abari gusenga ijoro n'amanywa kugira ngo igihugu cyacu kigumane amahoro gifite. Umutekano ugiye kurenga uko wari umeze, ugiye kuba munini cyane, amahoro ni menshi, kandi ibyaha abantu bagiye kwihana ibyaha, kuko Imana yambwiye ko ihagurukije ba Dawidi bakuye mu mashyamba aho bari bari. Ubwo iyo mvuze mu ishyamba ntabwo ari bimwe byo kwiheba, ahubwo ni ishyamba ryitwa ubutayu. Abera bo murabizi ko Abisiraheli baciye mu butayu, buriya bari nko mu ishyamba. Imana irambwira rero ngo wowe wari utsikamiwe no gutambutsa message, Imana iraguhagurukije, ije guhagurutsa intamenyekana, ije guhagurutsa abatemerwaga, bagiye kwemera, igiye kuzamura abatari bazwi bamenyekane mu izina rya Yesu. Yewe Eliya we, aho uri mu buvumo, va mu buvumo ukorera Imana. Yewe Dawidi we, aho wari uri mu ishyamba, shobokoka mu ishyamba, watake Bibiliya, watake ivugabutumwa, ukorera Imana. Ayo mavuta wavomye agiye kugira umusaruro. Nabonye abantu bongera kugira ikikango, batura ibyaha, indaya zirihana, abanywa urumogi bararureka, abakizwa baba benshi mu gihugu, kuko Imana ije kwiyoborera umukumbi wayo, ije kwivuga mu matorero, ije kwiyerekana ahantu hatandukanye ku misozi mu izina rya Yesu. Iyo ni message nahawe. Ngeze ku yindi message ari nayo ya nyuma. Ubwo mvuye kuri message y'igihugu, abantu muhanura ibyago ku gihugu cy'u Rwanda, nta byago bihari. Uyu mwaka Imana yambwiye ngo ahubwo ibyo abantu bita ibyago ije kubihindura umugisha, ije kubihindura umugisha. Kubera iki? Imana uyu mwaka mbabwije ukuri yandahiye, irirahira, irambwira ngo nduru Uwiteka ndirahiriye ngo nje gusohoreza amasezerano abanjye babanye nanjye, bagumanye nanjye, bakihanganana nanjye, bakababarana nanjye, bagasonzanya nanjye, bakambara ubusa bari kumwe nanjye, ariko bakankorera. Irambwira ngo rero ije kubasohoreza amasezerano kandi muri uyu mwaka. Ari nayo message igana kuyo nashakaga gutanga. Hari abantu bavuganye n'Imana, murenganira mu madini atandukanye kubw'umuhamagaro wanyu uremereye, batari kubasha kujana. Imana yambwiye ngo umurimo ni mugari, ngo mwikizingazingira ahantu hamwe, kuko Yesu yongeye kunyibutsa, arambwira ngo nababwiye ko nibabanga ku gasozi kamwe muzajya ku kandi gasozi. Kubera iki waguma guhangana n'abatakumva? Kubera iki waguma guterana ibipfusi byo mu mubiri? Ntabwo intambara turi kurwana ari iy'umubiri, intambara turi kurwana ni iy'umwuka. Paul yaranditse aravuga ngo dukubita hasi impaka, tugafata miri ibitekerezwa mu mitima, tukabigomorera Kristo. Ngo kandi intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Inshuti yanjye rero witerana amagambo. Njya mbona n'abarwanira ku ma youth base, mukarwana, mukatongora amabuye, mugasebanya. Ntabwo uriya ari umuhamagaro w'abashumba rwose. Mwabagabo mwe, ahubwo musubire ku mavi, musenge mwaratandukiye. Ese ubwo intama ziri kubigira iki? Ese ubwo abo muyoboye niba muhangana muri imbere y'isi yose, abo muyoboye bazahangana bingana bite? Imana rero irambwira ngo wowe ufite umuhamagaro, wiguma kugundana, wiguma guterana ibipfusi byo mu mubiri no guterana amagambo. Ese cyarageze ahungisha amagara ye, ahungisha ubuzima bwe. Bibiri ivuga ko ngo yahunganye na nyina Mariya hamwe na Yosefu. Rero ni igihe cyo kuvuga ubutumwa. Umurimo ni mugari. Iyo niyo message narifitiye abakozi b'Imana bihanganiye mu muhamagaro. Ariko kandi Imana yambwiye ngo nukuri ije gusohoza amasezerano yabe.
ije gusohoza amasezerano y'abera akomeye yavuganye namwe, kandi bigiye kuba mu izina rya Yesu. Hari imirimo ikomeye Imana igiye gukora, hari imbaraga zikomeye Imana igiye kumanura. Hanyuma yambwiye abantu bari mu bihugu byo hanze, namwe mwasenze ariko mukabura abashumba babazamura mu kwizera n'abanyamuhamagaro babazamura mu kwizera. Imana irambwira ngo namwe nimuhumure, dore gutabarwa kwanyu kuri bugufi, kandi imbaraga z'Uwiteka zigiye kujya zibana namwe uko bwije uko bukeye. Mperutse gutanga ubuhanuzi kuri channel imwe, natwayeyo umweyo, ngira ngo mwarabibonye. Nyuma yuko mvuyeyo mwabonye ko ibirura byari byihishe mu ntama, ibirura byari bibihishemo batangiye kugaragara, bamwe bari kuryana kubera ko Imana yamaze gutwikurura igitwikuruzo bari baritwikirije, biyita abantu b'Imana, bitwikiriye umwambaro w'intama ariko ari ibirura bari kugaragara. Kubw'ibyo rero Imana igiye gukomeza gushyira ku karubanda abihishe mu mwambaro w'igipastori atari bo, abihishe mu mwambaro wa gihanuzi ariko ari intumwa za Satani. Imana igiye kumenyesha abera, nujya ureba umuntu wumve umuntu ibimurimo, wumve ko biturutse ku Uwiteka. Imana itugirire neza rero. Izo message nari nahawe n'ijuru, kandi mwakoze kutwakira kuri YouTube kandi kuri rubuga nkoranyambaga. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Nubwo butumwa nari mbafitiye, Imana iguhe ku butumwa utambukijeho. Wasoza utanga adresse, uburyo abantu bashaka kubonamo, abifuza kuvugana nawe, abifuza ko mwasengana. Imana ishimwe cyane, murakoze kuduha umwanya. Umuntu wifuza ko dusengana, mba muri Kicukiro aho bita mu Gatenga, ariko wampamagara kuri 0788 02 89 88 gatanu, 0788 02 89 88 gatanu. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Imana ibahumugisha. Bakoze cyane. Imana iguhe inshuti zacu za gusenga everyday, tubasaba yuko mugeza ubutumwa ku bandi. Imana ibahumugisha. Kiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Twasoza dusenga Imana. Imana ishimwe. Reka dusengera abantu b'Imana kugira ngo Imana ibomore ibikomere kandi ibahe imbaraga zo kunesha muri iki gihe cya nyuma turimo, cyangwa se kimeruka. Imbaraga z'Umwuka Wera zibane n'umuntu uwo ari we wese. Data, mu izina rikomeye rya Kristo Yesu, hari imirimo itangaje ukora. Wo muyingu uruguma rwanjye ubwo nari ndushye ndemerewe, uranyiyegereza. Ntawe ari kungirira impuhwe n'ibambe, ariko mu mbaraga zawe narakubonye Data. Izina ryawe rero reka rihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Sengeye uyu mukobwa wari utakaje ibyiringiro, sengeye uyu musore wari utakaje ibyiringiro, sengeye uyu mama, uyu mupapa, uyu mukecuru, uyu musaza waruje ubujyanama buturutse kuri wowe, kugira ngo umwongore kandi umuhe ijwi ryawe, umuganirize, umwongorere, umuhe imbaraga z'Umwuka Wera, umukomereze amaboko. Uyu urwaye indwara yananiye abadogiteri, yananiye abavuzi bakomeye, umurambureho cya kiganza cyawe warambuye ku muntu wari ku kidendezi wari uhamaze 38. Ndabisaba mbyizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.